aha uyu nguyu se wenda wamugereranya n'undira Madame First Lady uyu ni ndashyikirwa uyu ni ndashyikirwa ni umudamu ugira umutima ntabona ukuntu usobanura hano umutima ukunda abantu umutima wicisha bugufi uzi kuri gutuma abantu bagira amatsiko Pastor Julienne Kabanda ye baba we Kabanda Pastor Julienne ni umudamu wahagurikijwe n'Imana mu gihe cyiza Pastor Julienne afite impano yo gukunda abantu kabiri agira impano yo gufasha gatatu agira impano yo kwicisha bugufi wamubwira iki muri ibi bihe bitoroshye yafuye yo mugenzi wanjye Pastor Julienne yo muri Grace Room Yesu yigeze abwira Petero iryo jambo ngiye kuguha mushumba ngo nzakubakaho itorero rikomeye ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azagushobora mushumba courage iyo bafunze umuryango umwe hari ubundi buryo yakageze k'ikireti gafunzwe hari kandi kageze gafunguka Imana yego cyane Imana smart dore undi Mignone Apotre Mignone mugenzi wanjye ngimuhobe Apotre Mignone mugenzi wanjye Apotre Mignone rero mbere na mbere uri mwiza n'abantu ntago ari babi nuko ngo mpita mvuga ibi aya makarito Apotre Mignone ni mwiza agira isuku agira urukundo arafasha Pastor Claude rero mubona ku mihanda hari utuntu dutatu muziho kwiza navuga ndi imbere y'abantu Claude buri agira ishyaka Claude agira ishyaka buriya Claude yaguhagurukiye akakurwanira ishyaka ryiza Claude ikintu yiyemeje akigeraho ikindi kintu Claude afite gasuku gasuku wa mipango skizo ikanavuze ko ryagera kuri skizo wa mipango umwami w'abagore gasuku rero ikintu muziho cya mbere gasuku asetsa abantu cyiza ariko muzi ko gusetsa ari impano gusetsa ni talent gusetsa ni impano kuko hari ukuntu abari mu biganiro agasetsa abantu kumva bararuhutse tu gasuku asetsa abantu gasuku arafasha ngenza abantu gasuku yafashije gasuku arafasha agira impano yo gufasha gasuku ntabwo wasonza afite amafaranga ngo abure kuguha gasuku ndamuzi ikindi nyambo nyambo ikintu muziho rero ni umukobwa wiyubaha hari ukuntu ubona abakobwa bari gukura ariko ukabona mu mikurire yabo harimo utuntu nyambo ngeyo murebye nk'umushumba mbura ari umukobwa wiyubaha kandi ukuranye iterambere iki kintu cyo kuba nyamba ari umwana w'umukobwa uri kubyiruka akaba ashakisha ibintu by'iterambere iki nacyo ni ikintu kiza kuko hari abandi bakobwa bakura bumva ko bajya barya amafaranga avuye ahandi nyambo rero ariyubaha icya kabiri nyambo n'umukobwa ufite talent kandi icyo ni ikintu kiza tunashishikariza abandi bakobwa badukurikiye hano kwihangira imirimo gushakisha icyagutunga kudevelopa talent yawe icyo ni ikintu kiza mbona kuri nyambo kandi ikintu kiza mbona kuri nyambo agira isuku uyu se we ninde mama Rwagasabo Scovia yewe we Scovia we ni umugore w'umuhanga bandi bagore tukwigireho Scovia ni umugore w'umuhanga kabiri Scovia ni umuvugizi w'abantu Scovia ariko kuvugira ati bose babireba ndamushima ndavuga mana yabaga twa dufite abantu bareba batambuka bareba ibintu nkuko bagahita bavugira abantu Scovia avugira abantu Pastor Mutesi yewe Pastor Mutesi ikintu cyane mama agira neza Pastor Mutesi agira urukundo kabiri Mutesi arafasha gatatu Mutesi yego mbahaye ikaze nanone mu nkuru n'ibiganiro byacu kuri Try Again Official ni teacher preacher City Hunter ndi kumwe na Apotre Rosine ni intwari cyane ni ingabo cyane ni Deborah abantu benshi baramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye byo kubohoka uyu munsi rero nifuje gutangirana nawe my new content Apotre makuru ni meze neza yajyaga wihisha kuri kamera uyu munsi w'abakobwa mwamubonye hari umuntu ushaka kundangira mwamubonye mumubone do yajyaga ahora yihisha ndizera ko muri kumubona noneho umeze utese meze neza umwaka mushya muhire kuri twese yego tuyifurije n'abakunzi bacu barahangaha Imana izabane namwe
ko njye Noheli wayimayera wayiriye mbere nyine nayiriye mbere wayiriye mbere Noheli wayiriye mbere Imana kurya ni kare umugisha. amen kurya ni kare yego amavuta y'umugabo ngo namuraye ku murundi amavuta y'umugabo ngo namuraye ku murundi umugani wari ushatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo nyine cy'umugabo ni icyo abonye umunota uyu munsi rero tugiye gukora content ni content yanjye nshyashya uri mu ba mbere tuyitangiranye mbese ni njyewe ugufunguriye nkaguhesha umugisha mu izina rya Yesu icyo kirere gifunguke ngihesheje umugisha mu izina rya Yesu tuze muri frame neza gifunguke ubundi ibintu bizagende neza mu izina rya Yesu yego naratekereje ndavuga ngo iyi si ikeneye abantu bavuga abandi bantu neza bakiriho uyu munsi umuntu apfuye tubona ifoto icicikana ngo rest in peace yishwe n'inzara kandi baba bari kumushyingura bakarya yishwe n'inzara si ikibazo ni ikibazo gikomeye dukeneye n'abantu nyine bavuga abandi neza ni nayo mpamvu content yanjye y'uyu munsi nayise umutoma yitwa umutoma nyagasani Imana ny'icyubahiro umutoma dutangirira rero ku bibazo byoroshye turabanza tukakubaza ngo mbese uje no kumbaza witwa nde umwami w'Imana njyewe turi kumwe njyewe kambwira abantu bankurikiye nitwa Apotre Rosine nyina ndiho ku bwayo ndi umushumba wa Buhoka Ministry ntuye i Kigali mu karere ka Kicukiro ndi umumama ufite umwana umwe ahandi ho mpiniyaho seve yanjye bayigarukiye aho mu buzima busanzwe ukunda kuba mu buhe buzima njyewe rero ukuntu Apotre nteye ndi umuntu ukumva ndakubaho nishimye yego nkunda kubaho nishimye kuva nkiri umwana ntiwambona Rosine narakaye kugira ubone narakaye ubwo haba hari ikindi kintu kidasanzwe kimwe gifite uburemere ariko ariko ubundi akenshi nkunda kubaho ndi umuntu uhora wishimye nishimira abantu sinkunda kubabara nkakunda rero ubuzima bwo guhorana n'abantu basenga kabiri nkakunda ubuzima bwo kuba najya ahantu mbese baruhuka ndi umuntu ukunda kuruhuka ubu ngubu kuruhuka nkavuga nti aha hantu ni heza reka njye kuhicara nduhuke nuko nkoze iyi kanzu ni nziza nkireka nyigure nyambara nuko bimeze nkunda kuruhuka nkakunda gusenga nibyo bintu bibiri nkakunda no gufasha abantu b'Imana mu buryo bw'umwuka n'umubiri twegere hano ho gatoya yego mu buryo bw'umwuka n'umubiri nkunda muri kamere yanjye nkunda ikintu cyo gutanga serivisi yego ikindi nanone ni iki wiyiziho abantu batakuziho ikintu wiyiziho ati iki kintu nyiyiziho ariko ni cyiza ikindi ni kibi kimwe cyiza ikindi kibi wiyiziho ariko mushumba urashaka gutuma n'imbere hari igihe bavuga ngo nawivuga amabi aneza urivuga neza ikintu n'amabi yewe ndi umuntu mbabaje simpfa kumubabara reka nkwereke ikintu cyo kibi niyiziho nuko nizera abantu cyane bikarangira bampemukiye kandi kugikosora byarananiye nizera umuntu cyane noneho bikarangira wa muntu nizeye ampemukiye icyo cyo rwose iyo ni weakness niyiziho iyo niyo weakness niyiziho nkakunda umuntu nkamwizera wese nkamwimariramo noneho finali bikarangira ampemukiye kwagira ngo wakoze interview nyinshi z'akazi icyo kintu nkiyiziho niyo weakness yanjye iyo cyiza noneho wiyiziho ikizi niyiziho abandi batazi yego kabati nawo mutabyemera ariko ikinyiyiziho mva nkubwire nubwo abantu banyemera batanyemera ndi umukozi w'Imana yiyiziho ko ndiwe nubwo hari abatabyemera nubwo hari ababyemera wenda ariko ngiyewe umutima wanjye niyiziho ko ndi umukozi w'Imana kandi ifite impano zibohora abantu yego cyo nkiyiziho ntajijinganya yego wiyiziho kuri umuhanuzi w'Imana yumva mbyiyiziho 100% ko ndiwe yereka nkubwira ikintu nkuziho ubundi duhite dukomeza mu kandi gaparite nago turi butiye nziho iki rero ikintu cya mbere nkuziho ntabwo ujya urya wenyine kandi nkunda kubikubwira ntabwo uri igisambo ntabwo ugwira inda ntabwo ugera ikindi cya kabiri abantu bose ubifuriza iterambere wifuza ko umuntu yatera imbere ibintu bikagenda neza ikindi nkuziho ukunda abakozi b'Imana abantu b'Imana yego noneho twagiye ibindi tuzabivuga ubutaha ikindi nkuziho
akunda ibintu byiza. Icyo kintu cyo rwose. Kurya neza, kwambara neza, kuba ahantu heza. Ibyo bintu byo ndabikunda. N'indabyo. Cyane. Ndabikunda. Abantu bo muri Bohoka ndabarabuye. Utuntu tw'uturabyo. Nkunda indabo ku kigero cyo hejuru ku buryo nankunda ntunzarira ururabo. Waba wakisha. Tugeze kuri parite ya kabiri rero. Ahangaho nkwereka amafoto. Uyu muntu ukamuvugaho ibintu byiza byaba n'ibibi bamuvuga muri iyo minsi ukaba ubiretse abantu ukababwira ibyiza uwo muntu muziho. Dore uyu nguyu muzi umuntu anyeretse Pastor Claude. Imana ifite piyese dore shanje. Ibintu bitatu byiza kwa pura byanarenga nta kibazo. Reka mbabwire turi kuvuga ku bintu byiza kuko buri muntu wese agira uruhande rubi uruhande rwiza. Umuntu wese agira karite na defo. Pastor Claude rero mubona ku mihanda hari utuntu dutatu muziho twiza navuga ndi imbere y'abantu. Claude buri agira ishyaka. Claude agira ishyaka buriya Claude yaguhagurukiye akakurwanira ishyaka ryiza. Claude ikintu yiyemeje akigeraho. Ikindi kintu Claude afite Claude azi kubana. Claude azi kubana nubwo wenda hari abandi bamuzi mu yindi shusho ntazi ariko Claude azi kubana. Claude azi kubana. Claude azi kubana. Claude agira ishyaka kandi Claude agira umwete. Nicyo bintu bitatu Claude muziho. Ishyaka umwete no kubana. Azi kubana ko ari abamushinja ko atabana ubwo azi kubana umushumba arabihamije. Dore nguyu umushumba utabana se bigashoboka. Dore nguyu undi Gasuku wa mipangu skizo navuze ko ryagera kuri skizo wa mipangu umwami w'abagore. Gasuku rero ikintu muziho cya mbere Gasuku asetsa abantu cyiza ariko muzi ko gusetsa ari impano, gusetsa ari talent. Gusetsa ni impano kuko hari ukuntu abari mu biganiro agasetsa abantu kumva bararuhutse tu. Gasuku asetsa abantu. Gasuku arafasha ngenza abantu Gasuku yafashije. Gasuku arafasha agira impano yo gufasha. Gasuku ntabwo wasonza afite amafaranga ngo abure kuguha. Gasuku ndamuzi. Ikindi kintu cya gatatu Gasuku agira Gasuku ni umukozi. Gasuku arakora. Ibintu bitatu byiza. Dore nguyu Nyambo. Nyambo ikintu muziho rero ni umukobwa wiyubaha. Hari ukuntu ubona abakobwa bari gukura ariko ukabona mu mikurire yabo harimo utuntu. Nyambo ngeyo murebye nk'umushumba mbura ari umukobwa wiyubaha kandi ukuranye iterambere. Iki kintu cyo kuba Nyambo ari umwana w'umukobwa uri kubyiruka akaba ashakisha ibintu by'iterambere. Iki nacyo ni ikintu kiza kuko hari abandi bakobwa bakura bumva ko bajya barya amafaranga avuye ahandi. Nyambo rero ariyubaha. Icya kabiri Nyambo ni umukobwa ufite talent kandi icyo ni ikintu kiza tunashishikariza abandi bakobwa badukurikiye hano kwihangira imirimo, gushakisha icyagutunga, kudevelopa talent yawe. Icyo ni ikintu kiza mbona kuri Nyambo kandi ikintu kiza mbona kuri Nyambo agira isuku. Nyambo agira isuku. Nyambo unyumva ahantu uri ugira isuku umukobwa uri smart kandi Nyambo ukuntu akoze kwa kuntu smart ukuntu yiyitaho ntabwo ari bya bintu ntabwo ari bya bintu by'ibikabyo gwibiki ngo ratera hingohe ngo arishyire oya ubona ukuntu Nyambo yitaho ukuntu aba afite isuku ni ibintu bitari nk'ibikabyo byinshi. Uyu se we ninde? Mama Rwagasabo Scovia. Yewe we Scovia we ni umugore w'umuhanga. Bandi bagore tukwigireho. Scovia ni umugore w'umuhanga. Kabiri Scovia ni umuvugizi w'abantu. Scovia ariko kuvugira ati bose babireba ndamushima ndavuga mana. Yabaga twa dufite abantu bareba batambuka bareba ibintu nkuko bagahita bavugira abantu. Scovia avugira abantu kandi Scovia ni umugore witeje imbere. Ibyo bintu bitatu Scovia rwose ahuri ubyumve ko tubikubonaho abadamu bagenzi bawe. Yego ubeshi noneho Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ikintu cyane mama agira neza. Pastor Mutesi agira urukundo. Kabiri Mutesi arafasha. Gatatu Mutesi agira isuku. Ibyo bintu bitatu rwose Pastor Mutesi ahantu ari bana ibyo bintu ni ibyawe. Uwo mutomo urateye. Uyu nguyu se we ninde wamugereranya n'undira? Madame First Lady. Uyu ni indashyikirwa. Uyu ni indashyikirwa. Ni umudamu ugira umutima
ntabona ukuntu usobanura hano umutima ukunda abantu, umutima wicisha bugufi, kandi umutima uvugira abandi. Ibyo bintu bitatu nibyo njya mubonaho: yicisha bugufi, agira urukundo, kandi avugira abantu. Yego. Undi ninde? uzi kuri gutuma abantu bagira amatsiko. Pastor Julienne Kabanda. Ye baba we Kabanda. Pastor Julienne ni umudamu wahagurikijwe n'Imana mu gihe cyiza. Pastor Julienne afite impano yo gukunda abantu. Kabiri, agira impano yo gufasha. Gatatu, agira impano yo kwicisha bugufi. Wamubwira iki muri ibi bihe bitoroshye yafuye? Yo mugenzi wanjye Pastor Julienne yo muri Grace Room. Yesu yigeze abwira Petero, iryo jambo ngiye kuguha mushumba, ngo nzakubakaho itorero rikomeye, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azagushobora. Mushumba kuraje, iyo bafunze umuryango umwe hari ubundi buryo. Yakagezi k'ikireti gafunzwe hari akandi kagezi gafunguka. Imana yego cyane. Imana smart. Dore undi Mignone, Apotre Mignone mugenzi wanjye. Apotre Mignone ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Amavuta y'abapotre ahoberane mu izina rya Yesu. Umutoma ndawumuhaye. Nkimuhobeye Apotre Mignone mugenzi wanjye. Apotre Mignone rero mbere na mbere uri mwiza. N'abantu ntago ari babi. Nuko ngo mpita mvuga ibi aya makarito. Apotre Mignone ni mwiza, agira isuku, agira urukundo, arafasha. Nibyo bintu byiza muziho. Uwanyuma rero Yusabona none Mana nyagasani we Apotre Gitwaza. Uyu mubyeyi wenda mutaka mpereye hera. Bani na Roromodo wanje. Roromodo wanje niwe nigiyeho ibintu byinshi. Uriya nigiye kuri Apotre Gitwaza na Apotre Mignone, nibo baroromodo mfite mu mwuka. Nibo nagiye nigiraho, nibo nitoreje ku birenge byabo. Apotre Gitwaza aho uri hose rero uri umukozi w'Imana. Uri umugabo w'Imana. Uri umugabo ufite ubwenge buturuka ku Uwiteka. Apotre Gitwaza mu kwigisha kwe no mu kubana n'abantu ubona harimo ubwenge bw'Imana. Cyo kintu cyo kintu cya mbere navuga. Icya kabiri, Apotre Gitwaza akunda abantu. Arafasha. Ikindi ni umukozi w'Imana smart. Ibyo bintu nibyo namuvugaho. Tujye tuvuga ibintu byiza ku bantu bakiriho, twe tubavuga bapfuye. Cyangwa ngo abantu bazi bavuga abantu ibintu bibi. Ese abantu muvuga ibintu bibi nta byiza bafite? Imana ishimwe rero mushumba ndumva ari ibyo. Hanyuma rero tugana ku musozo muri ibi bihe byo gutangira umwaka 2026 hari abantu bari bafite ibyiringiro yuko 2025 bizakunda. Ntibyakunze, nicyo wababwiye? Hariho ibyiringiro rero niko ijambo ry'Imana tubwira muri Yobu, ngo hariho ibyiringiro yuko igiti cyatema gishobora gushibuka. Kintu nabwira abantu nuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba Imana yaravuganye nawe kwizakora, izakora. Imana ntigibeshya, igivuga ijambo yarangiza ikanaririnda. Abantu nimukomeze mwiringira Imana kandi muyizere, kuko mwavuganye n'umugabo utabeshya. Imana yacu ishimwe. Ni question y'igihe gusa, nk'igihe Imana yavuze kitari cyagera, ariko mukomeze kwiringira Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umutima w'umukiranutsi wanjye nusubira inyuma ntabwo nzawishimira. Ni byiza rero ko mukomeza kwiringira Imana, mugakomeza kwizera ibyo yatubwiye, kuko izabisohoza n'umugabo utabeshya. Amen. Hanyuma abantu bataramenya Imana, batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, n'umushumba wababwira iki? Abo nshaka kubwira ni babandi bagerageza bunga imyambi y'umwanzi no kwikura muri ya minyururu wabohewemo bikanga. Kintu nababwira rero mbere na mbere bamenye neza ko muri Yohane 3 Yesu yabwiye Nikodemo ko umuntu utaravutse utazavuka bwashobora atazabona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ngo se ko ndi umugabo ukuze navuka gute? Arabwira ati wowe ukumeze wavutse kubw'umugore kubw'umubiri, ariko ukeneye kongera no kuvuka mu buryo bw'umwuka nyine, ukabatizwa mu buryo bw'umwuka. Ubundi kubatizwa no kwizera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukemera guhakana ko ukiri umukozi cyangwa se shitani kikuyobora, ukegurira ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe Imana. Hanyuma muri ba bantu bakiboshywe na ya minyururu, mfite impano y'ukuntu nakuganiriza nk'umushumba, nkakuganiriza kuko cyane mushumba hari iminyururu ibikuboshye utabasha kwigobotora. Nkunda kubwira abantu muri Yohane 11:44 ko Lazaro igihe bamuzuraga atihambuye yari afite ingoyi. Hari ingoyi zikuriho mu buryo bw'umwuka uzavanwaho n'undi muntu w'Imana yagusengeye, yakuganirije, yanagukorera
isengesho ryo kubohoka nicyo kintu mbona nasozerezaho. Reka tugushimire, nomero yawe ndaza kuyipininga mu kiganiro cyanjye. Ni Try Again Official Content, ni umutoma, abantu badushyigikire bakore subscribe. Urabona nitangira ibintu bizagenda biza neza, abantu tubavuga ibyiza. Nawe nimba ushaka ko tuvuga ibyiza kuri wowe uzatwandikira, kuko duhera ivuge nyine ibyiza wowe. Yego, ubundi mugubwe neza, umwaka mushya muhire. Imana ibahe amafufu n'amafaranga bibafubike 2026. Amen, amen. Reka tugire gutya. Yego mushumba, mwaka mushya muhire.